Nanone reka tubifurize ibihe byiza nshuti bakunzi ba Bingwa News TV na Bingwa Plus TV aho muherereye hose. Uyu munsi turi tariki 18 ukwezi n'ukwa mbere umwaka ni 2026. Tuzanywe no kubagezaho amakuru yiriwe avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka duhere mu mujyi wa Uvira aho ubwoko bw'abanyamurenge bukomeje guhohoterwa. Ni nyuma y'uko ingabo za M23 zivuye muri uyu mujyi wa Uvira. Amazina amaze kumenyekana, amazu amaze gusenywa ndetse n'amaze guhohoterwa harimo bita Muyoboke Bose, akazo bita Reverend Simon, akaza Mijoga Rutibana, akaza Colonel Mugema, Mutanga Robert, Mushambara François, Shadrake Kambari, Mukongo Muhindanyi, Pasteur Buhungu, Église du 37e Cadon, ndetse na Eglise Methodiste, Eglise Karigari. Izo zose ni insengero z'abanyamurenge, ariko nanone hakaba harimo n'amazu y'abanyamurenge yagiye asenywa. Hari n'imiryango imwe itigeze ihungana n'abandi. Mu gihe abandi bahunganye n'abarwanyi ba M23, abangaba bo mu by'ukuri ntabwo bigeze bahunga. Ikindi nanone reka turebe M23 ubwo yavaga za Makobora kugira ngo FARDC yizere yuko bahavuye bamennye amabombe, drone zaraye zirasa aho bita Makobora ya mbere muri biriya bice, baraye baharasa burinda bucya. Ni mu gihe M23 abasirikari babo bari bahavuye, bari bamaze kuhava ahagana saa moya n'igice bagera Uvira Kalundu ku cyambu sasta, none ari naho bafatiye amakamyo abageza Sange, ku buryo mu gitondo bari bamaze kuhagera. Muri biriya bice rero akaba nta musirikari n'umwe uhari. Ahandi hantu harimo kubera amazi iminsi abiri imirwano n'ubigikomeje naho bita Remera. Remera rero naho akaba ari muri ya misozi y'umurenge, hariya naho imirwano ikaba ihakomeje. Imirwano rero ikomeje hariya, bigaragare ko n'ubu ngubu ari urugamba rugiye rugiye gukomereza. Ikindi imisozi yose, ariko si imisozi yose kuko ni hariya hejuru ya Uvira, indi misozi birometero byinshi birimo abarwanyi ba M23, ahubwo noneho ni ukuvuga ngo Uvira yose kugeza ubu bamaze kuyigeramo abazalendo ndetse na FARDC, yewe n'umupaka wa Kavimvira bivugwa ko kuri ubu abantu batangiye gutambuka. Abasirikari ba M23 bari Sange, niho ubu ngubu bafungiye. Ni mu gihe uwo bita Plus akaba guverineri wa leta wa Kivu y'Amajyepfo, nawe kuri ubu yamaze gutangaza avuga ko ari abasirikari ngo bambaye civili basigaye muri Uvira, ariko ntabo amakuru ngiye mfite, ntabo nta basirikari bambaye civili basigaye muri Uvira, ahubwo wenda ari bashobora kuba bashaka kwikuraho ubusabuzi burimo gukorwa n'abaturage. Akaba yasabye abaturage kudagira uwo bahohotera ibijyanye n'amacakubiri, ariko ibyo ngibyo ntabwo abazalendu ibyo ntabwo babirebera izuba, babiciyeho barangije bakora ibyabo barasahura. Gusa kugeza amagingo aya ngaya abanyamurenge basigaye muri Uvira ntabwo turamenya amakuru yabo, gusa benshi bikingiranye, hari abo basahuye bagasanga mu mazu ariko bakabareka bagatwara ibyabo. Kugeza ubu rero nuko nguko bihagaze muri Uvira ndetse no mu nkengero zaho. Reka tujye aho bita Irucuru naho imirwano irakomeje, za operasiyo zo guhiga CMC ndetse na FDLR zo zirakomeje. Izi operasiyo uyu munsi hiripotinze aba CMC
FDL bo ntago kwiripotinga ntago bajya biripotinga ahubwo bajya bishyikiriza MONUSCO, ariko uyu munsi biripotinze bitewe no gutinya imirwano iri kubera muri biriya bice. Icyo usabwa no gukora subscribe, ugakora share, ugakora na like kugira ngo ujye wakira ibiganiro byacu bya buri munsi. Ari nako nanone twakubwira ngo wagana Rena Hotel, ni hoteli igufitiye ibyumba byiza, ni hoteli iri mu mujyi wa Kigali hariya i Nyarutarama, ahantu waruhukira. Iby'umwihariko dufite ibyumba bya studio apartment, ni ibyumba ushobora kugiramo office ukaryama ndetse ukanateka, abarimo ibikoresho byose by'igikoni. Rena Hotel rero iherereye hariya mu mujyi wa Kigali i Nyarutarama, epfo y'ikicaro gikuru cya MTN Rwanda. Ni ukuvuga ni ku muhanda wa 280, ni umuhanda wa 282, pariseri ya 14. Hariya nimero zo murazibona aho ngaho kuri ayo mashusho. Nuvuga ngo rero ahandi hose haratuje. Izi zari update twashaka kubagezaho, gusa abarwanyi ba M23 hariya za Sange bari, hari abandi bari za Rubirizi, hari abandi bese baruzuye hariya. Nuvuga ngo barimo bararuhuka, indi mipango ntago barayimenyeshwa, gusa ikigaragara cyo ntabwo bari burenge muri kariya gace. Reka mbashimire rero mwe mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu, ibiganiro bya Bingwa News TV ndetse n'amakuru. Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe.